Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye kandi ihuriweho na bose. Kwicuza. Kwicuza bishobora kuba byiza cyangwa bibi bitewe n'uburyo tubifata. Reka dusobanukirwe byimbitse. Kwicuza ni amarangamutima cyangwa ibitekerezo bikubwira ko hari ikintu wakoze utagombaga gukora, cyangwa se ikintu utakoze nyamara wagombaga kuba warakoze. Ni igitekerezo kigaruka kenshi gishingiye ku byahise. Ese waba waratakaje amahirwe yo gukora ikintu gikomeye? Waba se warakoshereje umuntu ukamubabaza? Kwicuza kwiza twabifata nko kwisuzuma cyangwa kwigenzura bigamije guhindura amahitamo n'imyanzuro y'ahazaza. Kwicuza gutya bituma twiyubaka, tugahindura imyitwarire yacu kandi tugahindura imibereho yacu. Kwicuza bifite imbaraga iyo bikoreshejwe neza. Bavandimwe, kwicuza ni kimwe mu bintu tubona cyane mu buzima bwacu, ariko tukaba tutabona neza icyo kwicuza bivuze. Kwicuza ntibivuze gusa kugerageza gusubiza inyuma igihe cyashize, ahubwo ni ukwemera ko hari ibyemezo twafashe cyangwa imyitwarire twagaragaje bitari byiza, maze tukumva dukeneye guhindura. Uko twumva ko twakosheje bituma duhindura imyitwarire. Iyo twicuza bigira uruhare mu gutuma tuba abantu bita ku bandi. Kwicuza bidufasha kugira intego nshya no kwirinda gusubira mu makosa nk'ayo twakoze mbere. Ariko nanone kwicuza bishobora kudusubiza inyuma. Kwicuza bishobora gutuma umuntu yitakariza icyizere, akiheba, akaniheza. Kwicuza gukabije gutuma umuntu ahora mu mateka aho gutekereza imbere. Iyo umuntu yifungirana mu kwicuza, agira ubwoba bwo kongera kugerageza. Murumva rero ko kwicuza bishobora kugira akamaro cyangwa bikagira ingaruka zitari nziza. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tubashishikariza guhitamo uburyo bwiza. Dore bumwe mu buryo wakwicuza bikagira umumaro. Kora isuzuma ry'ibyabaye. Reba impamvu byagenze uko byagenze, kandi urebe amasomo yavuyemo. Menya ko ibyabaye atari byo bigena uko ejo hawe hazaba hameze. Kora isuzuma ry'ibyabaye. Reba impamvu byagenze uko byagenze, kandi urebe amasomo yavuyemo. Akira ibyabaye. Menya ko ibyabaye atari byo bigena uko ejo hawe hazaba hameze. Shyira imbere guhinduka. Ibuka ko kwicuza ari nk'icyapa kikwereka aho wagombye kujya, ko atari icyapa kikuyobora mu nzira mbi. Shyira mu bikorwa ibyo wize. Ibyavuyemo isomo bikwiye kwigaragaza mu bikorwa bishya. Kwicuza si icyaha, si n'intege nke. Ni amahirwe yo gukura no kuba umuntu mwiza kurushaho. Tujye dukoresha kwicuza nk'imbarutso iduha gukomera, kwiga no gukunda ubuzima bwacu. Iyo twemeye amakosa yacu, bituma tubasha kugenda imbere mu buryo bwiza. Ntitugomba guhora twishinja, ahubwo duharanire ko ibyo twicuza bizatubera isomo ryagutse, ndetse bikatugirira akamaro mu nzira yo kugera ku ntego. Kwicuza ni nk'ifatizo ry'inzu. Iyo utabyubakiyeho uhatakariza byinshi, ariko iyo uribyaje umusaruro bikubera fondasiyo y'ejo hazaza hawe. Kwicuza ntibishobora guhindura ibyabaye, ariko bishobora guhindura ejo hazaza. Niba wicuza, tekereza ku masomo ubyigiramo. Kwicuza si iherezo, ni intangiriro y'ahazaza hashya. Murakoze kutwumva. Mu gusoza ikiganiro cyacu,
dusanze kwicuza atari ikintu cyiza cyangwa kibi gusa nk'uko twakomeje kubigarukaho. Ni isomo, inzira yo gukura no guhinduka. Niyo mpamvu tugomba kubyakira neza kandi tukabibyaza umusaruro. Niba wumva aya magambo yagukoze ku mutima, subiza inyuma wongere wumve. Ntucikwe n'ibiganiro byacu bikurikira kuri Mivuge TV. Turi kumwe mu rugendo rw'ubuzima. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.